Muraho neza, banje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha itura ku Mana ibagereho. Jamwe muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu 8 bitwereka neza ko Roma na Papa wabo ari bo nyamaswa ya mbere mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ibi ni ibintu ndakuka bidashobora gushidikanywaho ko ari ukuri. Ese wakwibaza uti ni ukubera iki byafashe igihe kirekire kugira ngo abantu babibone, kuki abantu batabibona? Nibwo bwiru rero, niyo mpamvu ibintu by'Imana uko yabivuze izagenda byerekana gahoro gahoro, ibyereka bamwe cyane cyane ikoresha umwuka wayo wera kugira ngo tubisangize isi. Nawe wirebere ibi bimenyetso kuko niba bigaragaza ukuri kuri Roma na Papa wabo. Cyambere bagomba guhindura umunsi wa gatandatu ugasimbuzwa n'icyumweru. Uko bimeze ku cyumweru nibwo benshi basenga, ariko Imana ivuga ko bagomba kuyisenga ku isabato. Tubisoma mu gitabo cya Daniel 7:25. Byisomere birebe. Icya kabiri, bagombaga kuvuga amagambo abangamiye Imana adahuza n'amagambo y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo uvanye umunsi w'Imana ku gatandatu ukawusimbuza umunsi wo ku cyumweru kandi abantu bose isi yose bakabyemera, ni ukuvuga ngo ubu uvuga ibintu bihabanye n'iby'Imana yavuze yanditse. Unarebye n'ibindi byinshi twajyamo turetse uriya munsi wo gatandatu gusa, ni byinshi, nawe ushyira akawe rero. Icya gatatu, bagombaga gutoteza abantu b'Imana. Tuzi neza ko kuba uyu munsi turi aha turi, hari byinshi tutabonye. Ibyabaye mu myaka 1000 ishize, 2000. Abantu baratotejwe, baricwa, batwika bafite amabibiliya. Uko gutotezwa kwabayeho kwakozwe n'abandi, n'Abaroma n'Abapapa babo, n'ibindi byinshi byabaye mushobora gushakira mu kabiri. Icya kane, bavuga ko bashobora gukiza abantu ibyaha cyangwa se kubabarira abantu ibyaha. Tuzi neza ko Imana ubwayo na Kristo nibo bantu bashobora kubabarira abantu ibyaha. Kujya ku mupapa cyangwa se ukajya ku mupadiri ngo kubabarira ibyaha ni amahano, ntaho byanditse muri Bibiliya, bihabanye n'ijambo ry'Imana. Icya gatanu, bavuga ko aribo baduhuza n'Imana. Ni gute ushobora kuri umuntu ugahuza undi n'Imana? Kandi byanditse neza muri Timoteyo wa mbere 2:5 ko umuhuza wacu n'Imana ari umwe gusa. Ninde? Ntiwamumenye? Kristo niwe muhuza umwe wenyine rukumbi uhuza abantu n'Imana. Niwe muryango wacu rukumbi. Uzi neza ko nabyigishe muri aya masomo y'Igiheburayo njye nigisha. Icya gatandatu, ntitugomba kwita umuntu n'umwe hano muri nosi ngo data wacu. Data wacu n'umwe wo mu ijuru. Ibyo nabyo tubisoma muri Matayo 23:9. Nta wundi muntu ugomba kwitwa data wacu hano. Icya karindwi rero andi mahano bakoze, bavuga ko mu kinyamakuru cyabo bandika, nabyo babishakishwa bibona ko urusengero ruri hejuru ya Bibiliya. Ngo urusengero ruri hejuru ya Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Impamvu rero bavuga ni gutyo no kubera iki? Ngo kuba barabashije gufata umunsi wo ku gatandatu bakawusimbuza ku cyumweru, bivuze ko ibyanditswe byera by'Imana bihita bijya munsi y'urusengero. Nuvuga ngo urusengero ruri hano hejuru, ijambo ry'Imana riri hasi, niko babivuga. Ibyo rero ni amahano, kandi tuzi neza ko Imana ivuga ubwayo ko ibintu byose bizashira, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ubuziraherezo. Amen. Icyanyuma rero, ariko nacyo gitangaje abantu tutabona, ari nacyo kinakomeye cyane, gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Tuzi neza ko amategeko 10 y'Imana atubuza gusenga ibishushanyo. Twakwibaza gute ibi bintu byaje mu isi bikayifata yose, abantu bagasenga ibishushanyo, ijambo ry'Imana barifite, bakomera bakomeza bagasenga ibishushanyo. Ni ijambo handitsemo ko udashobora gusenga ibishushanyo na rimwe. Ibi bintu birasekeje, reka nseka ubu. Ni gute ushobora gufata ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ntuzasenga ibishushanyo, none umuntu akubwira ngo senga ibishushanyo kandi ukabisenga, Imana ikubwira ngo ntuzasenga ibishushanyo?
ibintu birasekeje reka nseke ariko ni uguseka mu bikomeye. Wewe usenga ibishushanyo wongera ufate Bibiliya yawe uyirebe usome ijambo ry'Imana uko rikubwira ureke gushanya ibintu gusenga ibishushanyo ubivemo uve ubuzima bw'umuntu ukizwe kuko ibintu byose umunani ndibaza ko nta ntabwo uvuga ngo ntabwo ari byo. Kanguka ushaka Imana ukizwe wakira agakiza ubatizwe maze umwuka wera agusure mugendane akwigishe maze ibihishe mu maso yawe imbere yawe ubona ubimenye nawe ubyigisha abandi wisobanurira abandi maze twese dusenyera umugozi umwe dukora gushaka kw'Imana kuko niko ubwami bw'Imana buzaza bukaganza tukazaba twarabereye urumuri mu bandi bagenzi bacu. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde nawe utaha. Shalom, shalom, shalom.